naho atazi kuvuga neza n'ibibazo byamurenze mbere yarazi kuvuga neza atobora ijwi ariko harimo arashima Imana avuga ati Mana turagushimye ati kuko mbonye inzu basi nahagaze afite icyizere. Mama reka tukubazeho gatoya, reka tukubaze ese basi wowe kuri wowe urabona ye nunuze mwongera ijwi kugira ngo bashe kukumva. Nizeyimana Ezekiya. Ezekiya ndakwibutse twigeze kuza kugusura nawe. Yesu bakunze ba Tabara TV dukomeje kubereka ukuntu inzu y'uriya mama yari yaramuguyeho, dore ubuyobozi bwa Helping Foundation, Heart Foundation bari bwamaze kuza groupe bishyize hamwe aho barimo barasenya. Murabona ko n'ibiti bye byarashize, ni ugukoraho ibintu by'ibyondo cyangwa ibyo bubakishije bikata bigwa. Muraza kubonamo n'abacimani barimo, ubuyobozi bwose mbese bwa Helping Heart Foundation bwari buhari, n'abantu bose bagize ubwo rubuga cyangwa bagize uwo muryango wo gufasha abantu batishoboye. Kabisa urabona ko ari igikorwa kabisa bitabiriye, kandi urabona ko bagikoze bagikuye ku mutima. Rero turakomeza tubereke inzu ukuntu yatangiye, ukuntu batangiye gucukura mu musingi bakora fondasiyo, ukuntu bazamuye. Mbese urabona ko ari igikorwa gikomeye bakoze. Murabona kabisa uwo ni n'umuyobozi wa Helping Heart Foundation, uwo ni umuyobozi na chairman arimo, muraza kumubona. Abayobozi bose barahari kabisa, urabona ko n'umuyobozi nawe yifatiyemo arimo arasenya kugira ngo bamuzamurire inzu. Ni inzu turimo turaha agaciro kangana na miliyoni zigera mu 12 z'amashiringi ya Uganda. Ni inzu ihagaze agaciro ka miliyoni 12. Urumva nawe ni ukuvuga ngo n'ibindi ntago birarangira, ariko gusa bije yabo cyangwa uko bakoze ko bamwubakira inzu zabihagaze agaciro ka miliyoni 12 z'amashiringi ya Uganda cyangwa z'amafaranga ya Uganda. Uraza gukomeza ubone umuyobozi wa Helping Heart Foundation, uwo niwe muyobozi ahagarariye. Urabona nawe ko yafashe isuka kabisa arimo arakora. Ubona ko ari igikorwa kabisa, avuga ati reka twubakire utishoboye cyangwa twubakire abantu badafite aho kuba. Murakomeza mubone video zabo, murakoze. Murakomeza mubone video ukuntu bazanye amadafari, ukuntu bazanye ibiti, byose turaza kubagezaho.
abari kucyata bari kubabeshya. Hano hafi nayo amazi ari hafi. nk'uko twakomeje kubabwira urabona ko n'abaturage kabisa bumiwe baravuga ati bano bantu bafite umutima mwiza, bafite umutima wo gufasha. Urabona abafundi batangiye gupima, abafundi babyigiye cyane kabisa, ubona bakora ibintu bazi.
ni ukuvuga ngo aho ngaho niho igikorwa kimwe kirabera cyo gufasha utishoboye cyangwa umutishoboye, si uyu wenyine n'ibindi bikorwa biri mu nzira, kuko twasuye umuyobozi wa Helping Heart Foundation atubwira ko n'ibindi bikorwa barimo barategura atari ibi byonyine, abari abarwayi, ari uba afite ubumuga bwo kutagenda, bose barimo barabafasha. Ni ibintu byiza cyane, kandi ni igikorwa ubona bakora bakunze, batijena. Urabona ni abantu b'abasirimu ariko baravuga ati reka tugire ute, reka dufashe uyu muntu tumwubakire. Bakunze batabara TV, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Dore cya gikorwa cya Helping Foundation cyo gufasha. Aha rero niho twageze, turabona abafundi, abayede barimo barakata ibiti. Murimo murabona ko ari igikorwa kandi inzu ko igeze hejuru. Rero turabona hano abafundi kabisa bazi kubaka, abafundi bagiye ngo babyigiye mu Burayi, atari hano muri Afurika. So tugiye kwegera umufundi hano umwe, turaza kuganira nawe tumubaze se hano bimeze gute, se barimo barakorera amafaranga bimeze gute. Ubwo rero naho mu kanya bakunzi batabara TV. Rero bakunzi batabara TV, dore nguyu mufundi siwe wenyine, ari kumwe na mugenzi we. Barabona ko arimo arakora igikorwa cyo kubaka. Reka tumubaze. Mwiriwe? Mwiriwe. Mumeze mute? Turaho. Bakwita bande? Yebaye Tatiza Janvier. Yego, mwamwumvishe ko Janvier
ko ari we mufundi hano kabisa, ubona ko yambaye na bote kabisa, ubona ko ari we yabyitabiriye. Aha Janvier, bimeze gute hano kino gikorwa tubasanzeho, kandi ejo bundi twaravuye hano dusanga ari akazu k'ishitingi, bimeze gute? Hano bimeze neza, igikorwa kiriko kirabandanya. Yego. Twebwe turabafundi, twaje nko kwitanga ko turi muri groupe yo gutabara no gufasha. Nicyo gituma dusanze ngaho turiho turakora twubaka kugira ngo iyi nzu turabe ko twoyirangiza imvura itarayinyagira. Yego. Kuko niwe dufasha amerewe nabi, inzu yaramuguyeko. Yego. Nk'ikibazo cy'amatsiko, wenda nk'umufundi hano ku munsi akorera amafaranga angahe? Twebwe ntitwaje gukora amafaranga, ariko gusa iyo uri kuragenda utembera mu mavirage, umufundi ashobora gukorera imitwaro 2, ariko twe twaje gufasha, nta mafaranga turiko turakorera. Okay. None ni igikorwa uba mwitanze kugira ngo mushobore kuza gufasha uno mama cyangwa uno mubyeyi twagiye tubona yaragoye ari mu kazu kameze nabi. None wowe ubyumva gute kuza gukora nta kintu uri butahane? Wowe ubyumva gute? Je gituma nkora atakintu ndi butahane nuko nsanzwe ndi muri groupe ya Helping Heart From yo gufasha, kubera kuko twebwe dukorera tuzi ibihembo ko bironka ku Mana, ntidukora ngo duhembwe ku mafaranga, ko n'uwo dukora nta bironka duhemba. Yego. Niyo mpamvu turi nk'abafundi ko no muri iyo groupe nyine ndi muri yo, abafundi turi kusanya, tukaza tugakora nyine dukoresha amaboko yacu, nyine n'abadafite amaboko nabo hariho n'abandi nyine bakoresha izindi mbaraga, bakadufasha nko kurondera amatafari, bakadufasha kurondera ibiti, amabati, ibyo byose. Abo turi kumwe iyo groupe ya Heart Foundation, nico gituma dukora turi twese ko sindije nyene n'abandi babarimo. Okay. None yino groupe yanyu mufite abaterankunga bo mu Burayi cyangwa ni mwebwe mwishakira mu bushobozi? Twebwe twishakira mu bushobozi, kubera kuko ni groupe twashinze kugira ngo ifasha abantu, kandi twabonye ko ariyo dini y'ukuri imwe yanditse muri Bibiliya ivuga ati idini nyakuri ni iraba imfubyi n'abapfakazi n'abashonje n'abamerewe nabi. Niyo mpamvu twiyoganije tukagira uburyo bwo kugira tuyifonda, hama tuze turafashanya, dufasha abantu bameze mwene uko. Yego. Okay. Ikindi kibazo cy'amatsiko nagira, ese nk'uko mubona amadafari kuba inzu ihereye hasi ikagera hejuru, ni ubushobozi bwanyu cyangwa harimo ubundi bufasha? Ni ubushobozi bwacu, kubera ko turi benshi turakoranya amaboko, tukaza turafashanya, umwe yaronka ayafasha ubundi akazana ayafasha, tukagura amatafari. Abafundi bumva nawe ko bamwe bitanga badakoresheje amafaranga, ibyo byose n'ubushobozi bw'amaboko yabo bari muri iyo groupe. Ubushize nza kuri iyi nzu nasanze hariho ibyo nakwita ishitingi cyangwa ihema, uko kubera bitewe n'ukuntu imvugo zacu zitandukanye. Ese murategura kuzasubizaho ishitingi cyangwa muzashyiraho amabati? Kubera ko twiyoganiza ko turi benshi nyene tukagerageza tukaraba amaboko y'ukuntu twogerageza, ntitwomutuza muri shitingi kandi ariyo yavuyemo, ariyo twabona yava cyane. Ubu duteganya ko tuzogerageza tukaronda tukikusanya tukiyoganiza tukamushyirako amabati. Okay. None ikino gikorwa mbese nk'ubu wowe kuri butahe wahindanye, reba ukuntu usa, reba hano abahungu hano ukuntu bema yatera urugondo, ese nugera mu rugo madamu akakubaza, madamu bamubwiye ko ugiye gufasha, ko ugiye gukorera Imana, bimeze gute? Madamu wanje arabizi, kubera ko igikorwa tuba tugitangira n'umudamu nawe twaba turi kumwe, ndetse n'udafite umudamu aramenyesha nyene aho atuye ko iyi groupe irimo abantu benshi, irimo abasore, irimo abamama, irimo abagabo. Ni ukuvuga rero wese aba yamenyesheje yuko agiye gukorera Imana, atakuvuga ngo aratahana igihembo. Twe tuzi ibihembo ko tuzobironka mu ijuru, kubera kuko ni umutima wo gufasha, nk'uko navuye ko byanditse muri Bibiliya, iyo dini yacu y'ukuri twatowe. Okay. None washishikariza iki nk'umuntu wenda yaba avuga ati nanjye ndifuza gufasha aho mugeze? Ese murabona mugeze nk'ahantu nk'umuntu yareba nk'iyi video avuga ati nanjye mfite umutima wo gufasha, nk'ikintu kikenewe hano kimaze ubona gikenewe nk'igiki? Twebwe urabona nk'umuntu yokwiyumvira nawe kudufasha ku maboko duko turakoresha, nawe akavuga ati kananje mwayanje afite umutima wo gufasha, yogerageza akaraba agashyiramo ukuntu batugiye gushyira ko amabati, ibiti, ariko inzu ntizo birangiye,
tuzaba dukeneye umusenyi, tuzaba dukeneye inzugi, ibyo byose nawe yiyumvira ati reka nanjye ngira icyo nofasha, yo kwiyumvira icyo yoshyiramo kikafasha ko ni imirimo izokwandikwa ku Mana. Okay, Imana mu ijuru bamera umugisha mwinshi cyane. Uyu mufundi nawe hano ndabona yakamejeje cyane kabisa. Harimo igikorwa kimumereye nabi. Nawe muri kumwe muri groupe cyangwa n'umuntu aba yaje kubafasha ku nawe turi kumwe muri groupe ko umudamu warimo nko nakubwiye nti nanjye mvuye ngaha umudamu wanje abazeyo nagiye nawe umudamu we yamuronke turi kumwe mba nawe umudamu nawe aziyo yagiye. Okay. Imana mu ijuru ikomeze kubamera umugisha. Reka nganirize n'aba bayede bari hano inyuma kugira ngo twumve icyo babivugaho. Yego. Mwiri wa mugabo we. Mwiriwe neza. Mumeze mute? Turaho. Pole sana na kazi kweli. Ndimo ndakubona kabisa urwondo rumereye nabi. None ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza uburetse tubanze tuganireho. Ikibazo cy'amatsiko bakwita inde? Yitwa Ezekiya. Wongerejwe kugira ngo ubashe kukumva. Nizeyimana Ezekiya. Ezekiya. Ndakwibutse twigeze kuza kugusura nawe iyi groupe iza kugusura iwawe. Yego. Niwa mupapa ufite utwana arera wenyine atari kumwe n'abandi babyeyi. Nawe ubyumva gute hano se baje kuguhemba bimeze gute? Oya, nkurikije ubutumwa bwiza nasanze kuri uyu mushinga ufasha bano bantu mu kwishyira hamwe mu gufasha abantu batishoboye. Nanjye narebye ko ntagomba gusigara inyuma. Yego. Kuri mugenzi wacu wabaga mu nzu imeze gutya. Numva ko nanjye hari icyo nkwiye gukora. Ureba muri kamera yego. Numva nanjye ko hari icyo nkwiye gukora nk'umuntu nk'umubyeyi. Niyo mpamvu nanjye mbona ahangaha none yino groupe wasuyizamo igihe tuvuye iwawe kugusura nabonye baragusuye kabisa ibintu byishimo abamama bararira abari baje kugusura ese nawe byase bigutera umuhate wo kuzamo cyangwa no kuvuga ngo igikorwa kibaye bakakwiyambaza wahita uboneka? Yego niko bimeze. Nanjye naje kumenya amakuru ko baje ahangaha mu by'ukuri ntabwo nari mazi ariko bamwe mu bantu nanyuzeho mbona bari muri iki gikorwa nifuza ko nanjye nagiza gukoramo. Yego. Ezekiye none nk'ubu wenda tuvuge wenda nk'ibyo bakuzaniye mu rugo yino groupe ya Helping Heart Foundation nk'ibintu yakuzaniye ese byarashize nutaha biragenda gute mu rugo biragenda gute? Tubwire nyene tubwire ukuntu wowe wiyumva basi urimo urakorera nk'ubuntu nk'umutima ukunze ese wowe uba wumva bimeze gute? Yego. Ku bufasha bwo bampaye narabushimiye cyane. Yego. Kandi nanjye numva ngize umutima wo kuba nafasha. Yego. Yaba mu bushobozi bwo mfite uburana ndimo gukoresha imbaraga z'amaboko. Nibwo bushobozi ngewe mfite. Nibwo bushobozi ufite. Yego. Okay, no kuvuga ngo ino groupe ahari ahantu yakwifashishije yino groupe hari ahantu ikwitabaje nawe wahaboneka? Yego cyane rwose numva nakomeza gukorana nayo nta kibazo mfite. Okay, Imana mu ijuru ikumera umugisha mwinshi cyane kandi ukomeze n'uwo mutima wo kumva kuza hano ukirirwa hano ugukata urwondo guhereza abafundi ntabwo byoroshye kuri aya madafari wasize n'abana mu rugo ari batoya gusa Imana mu ijuru iguha umugisha kandi ukomeze uwo mutima nimba wanamugane nk'abantu badafite mu mufuka ariko bafite amaboko baza bagafatanya n'iyi groupe ya Helping Heart Foundation. Wabwira iki nk'uko umuntu abona yino groupe wenda akavuga ati bararenzwe barahaze na amafaranga yabasagutse bavuga ngo oya nkurikije mu mutima wanjye ibintu by'iyi groupe numva byarandenze gusa numva ko Uwiteka mu ijuru ari wenyine ukwiye kuba yahumugisha abakuriye groupe. Okay, murakoze Imana mu ijuru bamera umugisha mwinshi cyane. Alright, reka tukomeze tubifurize kugubwa neza cyangwa aho uri hose waba utameze neza ihangana Imana mu ijuru ejo izabigenza neza. Reka rero dore n'abandi bayede n'abafundi arimo aratera ikamba kabisa urabona ko ari igikorwa kimeze neza. Reka turebe uyu mumama barimo barubakira nawe tumuganirize twumve
ukatubwira Tabara TV dore nguwo umuntu kabisa Yebushima Imana rwose Mana yego nukuri urabona ko byamurenze arebye ukuntu barimo baramwubakira naho atazi kuvuga neza n'ibibazo byamurenze imbere yarazi kuvuga neza atobora ijwi ariko harimo arashima Imana avuga ati Mana turagushimye ati kuko mbonye inzu basi nahagaze afite icyizere mama reka tukubazeho gatoya reka tukubaze ese basi wowe kuri wowe urabona yino nzu Imana ni nk'Imana ikubakiye ese basi wowe urabyumva gute muri wowe urumva mu mutima umeze gute ukuri nigisha umutima wanjye wanishogisha ukuri yego ubu ntabwo uzongera kugira ikibazo cyo kunyagirwa awe pe ntaco ushima Imana cyane none kuri iyi groupe irimo iraza kugufasha cyangwa irimo iraza kukubakira wowe wavuga ngo iki wabashimira gute ukuri bona mbaraga cyane abana babo Mana wababwira iki nk'aba bantu bitanze kugufasha kukubakira ukwiye cyane ukuri Okay, sawa Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ukomeze basengere bahabwe imbaraga imbaraga cyane sawa murakoze